Hello everyone. Mwese I'm happy to stand before you. ndanezera guhagarara imbere yanyu. First of all, I would like to greet you in the name of Jesus. Mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu. Today we are going to open the book of Matthew, chapter 22. Uyu munsi turarambura muri Matayo bice 22. If you have the Bible, please open to the book of Matthew, chapter 22, from verse 1. Reka mbasabe nimba mufite Bibiliya murambure Matayo igice cya 22 guhera ku murongo wa mbere. Matthew chapter 22, from verse 1 through 10. Turasoma Matayo 22 umurongo wa mbere tugeze ku 10. If you found it, let me read. Nimba mwageze reka nsome. And Jesus answered and spoke to them again by parables and said, Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, The kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyujije ubukwe bw'umwana we arongora. And sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. Atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe banga kuza. Again he sent out other servants, saying, Tell those who are invited, See, I have prepared my dinner, my oxen, and fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguye muze mu bukwe. But they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye undi ajya mu rutundo rwe. And the rest seized his servants, treated them spitefully, and killed them. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica. Verse 7, But when the king heard about it, he was furious, and he sent out his armies, destroyed those murderers, and burned up their city. Murongo wa 7, maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura abo bicanyi atwika umudugudu wabo. Then he said to his servants, The wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Maze abwira abagaragu bati, ubukwe bwiteguwe ariko bari babutorewe ntibari babukwiriye. Therefore go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze bataha ubukwe. So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good, and the wedding hall was filled with guests. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose ababi n'abeza, inzu yo gukirizamo ubukwe yuzura abasangwa. Whenever I read the Bible, the fact that I can find is that the heart of God is different from the heart of man. Buri gihe uko nsomye Bibiliya kuri nsangamo nuko umutima w'Imana utandukanye n'uw'abantu. Especially the goodness, we human beings, we can do good when the conditions are ready. By'umwihariko ineza y'Imana, twebwe abantu dushobora kuba beza cyangwa tukagira neza abandi iyo uwo muntu natwe yatugiriye neza. Which means, when we are with the full conditions, that is when we can do good. Bivuze ngo iyo dufite ibisabwa byose ngo tugire neza nicyo gihe tuyigira. Yeah, we can help the poor, of course, and it is like there's something good. Birumvikana dushobora gufasha abakene kandi ni ikintu cyiza. But it is impossible for us to help the poor, as we sacrifice ourselves. Ariko ntabwo twafasha abakene mu buryo bwo kwitanga. That is why the human goodness is not perfect. Rero burya ineza ya muntu nicyo gituma idatunganye. But the goodness of God is different. Gusa ineza y'Imana iratandukanye. Because God does good unconditionally. Imana ikorera abantu neza nta kintu ibaca. The Bible says, love your neighbor as yourself. Biravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. I don't know if you have ever tried to love your neighbor as yourself. Sinzi nimba warigeze ugerageza gukunda mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. But I don't think that it sounds easy.
sinekeza ko ari ibintu byumvikana nk'aho byoroshye. Maybe I may help the neighbor. Nshobora gufasha mugenzi wanjye. Probably, I may sacrifice sometimes for my neighbor. rimwe na rimwe nshobora no kumwitangira. But love my neighbor as myself, it sounds, difficult. ariko kumukunda nk'uko nikunda ni ibintu byumvikana nk'ibigoye. But when Jesus came down this world, he said that love your enemy. ariko Yesu ubwo yazaga we yongeyeho ngo ukunde umwanzi wawe. We don't just call a person whom you hate, as an enemy, right? ntabwo upfa kuvuga ngo umuntu wanze wese ni umwanzi, sibyo? What kind of people do you call enemy? ese umuntu wita umwanzi ni muntu ki? The people whom you do not like, do you call them enemy? ese umuntu wese udakunda umwita umwanzi wawe? No. oya, You don't call them enemy. ntabwo abo udakunda bose ubita abanzi. No, when you call somebody, enemy, it means that person, that did something really, really bad in your life, so that you want to take like a vengeance. iyo byageze aho wita umuntu umwanzi wawe bivuze ko yaguhemukiye cyane, yewe wumva wamwihoreraho. Probably, that person, that killed your parent or your family, and you may say that, you may call that person your enemy. wenda nk'umuntu waje akwica ababyeyi bawe cyangwa umuryango wawe, wowe ngo ushaka kumwita umwanzi. If the one country, they fight against the other country and they kill each other, they may call, each other the enemy. igihe igihugu giteye ikindi bakicana, buri kimwe cyita ikindi abanzi. And how can you love your enemy as yourself? none ubwo wakunda umwanzi wawe nk'uko wikunda ute? Now, suppose that the one beggar comes to your house and asks for the help. reka twibaze ko hari umusabirizi uje iwawe akagusaba ubufasha. That day you feel very happy and even you have some money, so you decided to help that beggar. uwo munsi ufite amafaranga ukishima ko ubonye ubufasha ukamufasha. Oh, thank you very much, sir. ukagenda avuga ati rwose wakoze cyane nyakubahwa, I've been starving for 3 days. nari maze iminsi 3 ntafite icyo kurya, But today, because I have met, such a nice person like you, ariko kubera ko uyu munsi mpuye n'umuntu mwiza nkawe, wow, today, I got this money and I'm going to eat something. uyu munsi mbonye aya mafaranga kandi ubu noneho ndarya. I appreciate you so much. ukavuga ati ndagushimira cyane. Yeah, I'm sure that even you also be thankful and you are so happy. ndabizi neza ko nawe uzabyishimira cyane. Today I helped this beggar. vuga uti uyu munsi nafashije umukene. When I see this man, being happy, also I'm happy too. ubwo nabonaga uyu muntu umusabiriza yishimye, nanjye nishimye. When this beggar came to you, wa musabirizi ubwo yazaga, since you have the ability, which means since you have that condition, you are able to help that beggar. kubera ko wari ufite ubushobozi bwo kumufasha, wabashije kumufasha. Next day, the beggar comes back to you. umunsi ukurikiyeho akagaruka. Sir, yesterday you helped me and yesterday I was able to eat something. ati nyakubahwa ejo waramfashe rwose nabashije gufungura, Today I failed to get anything so far. none uyu munsi kugeza ubu sindabona ikindi cyo kurya. But I remembered you, such a nice gentleman. ubwo nibukaga ko uri umuntu mwiza cyane, Can you please help me once again? naje rwose ndakwinginze ugere umfashe. Do you think you could help that beggar? ese utekereza ko wakongera ukamufasha? Yes, maybe. Okay, no problem. birashoboka ko nta kibazo wagira rwose ukamufasha, You could help that beggar. kongera ukamufasha. If that beggar, comes to you again, come back to you again. hanyuma wamusabiriza agarutse nanone, 3rd day, 4th day, 5th day, 6th day, even 1 week, 1 month, 1 year continually. umunsi wa gatatu akaza, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, icyumweru kigashira, agakomeza ukwezi kugashira, n'umwaka ugashira ataruhuka. How long do you think you can help that beggar? ese utekereza ko uzafasha uwo musabirizi kugeza ryari? 1 week? icyumweru cyose? 1 month? ukwezi Or kose? 1 year? umwaka wose? You see, human goodness, it has their limitation. burya ineza y'umuntu ifite aho itarenga. It is impossible for human being to have the same goodness as God. ntabwo bishoboka ko wagira ineza nk'iy'Imana uri umuntu. Actually, even though we have this kind of understanding that, we have to do good,
nubwo twibwira ngo tugomba gukora ibyiza, we need to understand the definition of goodness according to the Bible. ni ngombwa gusobanukirwa icyiza ugendeye kuri Bibiliya. Because the Bible is the book that that clearly shows us our true figure, especially how our heart is like according to the Bible. Bibiliya ni itwereka ishusho yacu y'ukuri, by'umwihariko imitima yacu uko imeze bishingiye kuri Bibiliya. When you have the certain disease in your body, iyo mu mubiri wawe harimo uburwayi, some diseases are not found by the eyes, the human eyes of the doctor. indwara zimwe na zimwe ntabwo amaso y'abaganga zibona. That's why we usually get X-rayed. niyo mpamvu rimwe na rimwe bakoresha imirasire ya X. Now this X-ray machine, that take a picture of the inside of our body. imashini ikoresha iyo mirasire ya X ifotora mu mubiri mo imbere, And then it shows us what is in our body, and this one, we cannot see our own eyes. ikazana ifoto yo mu mubiri imbere igaragaza ikibazo kirimo imbere amaso atari kubona. Through this X-ray, we are able to find, the doctors can find that, you have the tuberculosis. binyuze muri iyi mashini ikoresha imirasire, abaganga babasha kumenya ngo ufite igituntu, You have this kind of disease in your body. cyangwa se mu mubiri wawe harimo uburwayi buno. Nowadays, there are a lot of machines, the X-ray, even CT, even the MRI. muri iyi minsi hari imashini nyinshi, hari izikoresha iyo mirasire ya X zitwa MRI n'izitwa CT. Bible is the best of best machine, to show us our true figure, how our heart is like. ariko Bibiliya yo niyo mashini yihariye igaragaza imitima yacu, imiterere yayo. Let us go to the book of Deuteronomy. mureke turebere hamwe mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. When you read the book of Deuteronomy chapter 9, mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 9, now these verses are talking about the human heart. iyo uhasomye bakubwira iby'umutima w'umuntu. Book of Deuteronomy chapter 9 verse 7. gutegeka kwa kabiri igice cye 9 umurongo wa 7. This is what God says about the heart of the Israelites. dore uko Imana yavuze imitima y'Abisirayeli uko imeze. As you know that Israelites, they are representing all people in the world. birango murabizi ko Abisirayeli ubwoko Imana yatoranije ngo buhagararire abo mu isi bose. Yes, Deuteronomy chapter 9 verse 7. none mu gice cya 9 umurongo wa 7 haranditse ngo, Here the God says, remember, Imana yaravuze ngo ujye wibuka, do not forget. ntukibagirwe. What does this mean? bivuze iki? Now God emphasized so much. ubu Imana iri gutsindagira iki kintu cyane. Let us read. dusome. Remember, do not forget how you provoked the Lord your God to wrath in the wilderness. From the day that you departed from the land of Egypt until you came to this place, you have been rebellious against the Lord. haranditse ngo ujye wibuka, ntukibagirwe uko warakazaga Uwiteka Imana yawe uri mu butayu, uhereye igihe mwaviriye mu gihugu cya Egiputa ukageza aho mwaziyaha mugomera Uwiteka. In the same chapter, no muri icyo gice n'ubundi let us go to the 24, verse 24. dusome noneho umurongo wa 24. Once again God said, you have been rebellious against the Lord from the day that I knew you. nanone Imana yongera avuga ngo, ndetse mwagomeraga Uwiteka uhereye ku munsi natangiriye kubamenya. Actually, it's not only talking about the Israelites, but also you and me. ntabwo ibi bivuga ku Bisirayeli gusa, nawe nanjye turi kimwe. But God said, remember, do not forget. ariko Imana yavuze ngo ujye wibuka, uramenye, ntukibagirwe. You have been rebellious against God, the Lord, from the day that I knew you. wabaye ugomera Uwiteka Imana yawe kuva umunsi nakumenyeho. Even another scripture clearly says the human heart is evil continually. ikindi cyanditswe kiravuga ngo umutima w'umuntu ni mubi gusa by'iteka ryose. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. ngo umutima urusha ibintu byose gushukana, ugira indwara, ntiwizera gukira. So the Bible clearly shows us that human heart is evil. Bibiliya itwereka ko umutima w'umuntu ari mubi cyane. And nobody among us can
correct this and can fix this. kandi mu bantu ntawabasha gukemura icyo kibazo ngo agikosore. However, Satan deceives us into thinking that your heart is the problem, so you have to fix your heart, you have to change your heart. gusa Satani aragushaka kubwira ati umutima wawe nicyo kibazo, ugomba kuwukosora, ugomba guhinduka. So people try their best to fix their wrong heart. abantu bagerageza gusana wa mutima wabo ubateza ikibazo, Try to correct their evil heart. bagerageza gukosora wa mutima wabo mubi. But the more people try to correct their heart, the more they are captured by this evilness. ariko abantu bagerageza gukosora umutima mubi niko bigarurirwa na bwa bubi bwabo. Bible clearly tells us that human heart is evil continually from the beginning up to the end. bivuga ko umutima w'umuntu ari mubi gusa by'iteka ryose kuva ku itangiriro ryawo kugeza ku iherezo. This in the human heart is not curable. uyu mutima w'umuntu ntushobora gukira, It's not fixable because it is completely broken, completely spoiled. ntabwo wawusana kuko warangiritse, wararozwe burundu. That's why God actually never said to the people that you have to correct or fix your heart. nicyo cyatumye Imana itabwira abantu ngo mugomba gusana imitima yanyu, Instead, you forsake your heart, forsake your thought. ahubwo yaravuze iti murekure imitima yanyu, mureke ibyo mwibwira, And change your heart. muhindure imitima yanyu. This change does not mean the fix or correct. uku guhindura umutima ntabwo bivuze gusana wa wundi ngo uwukize, Actually, this change means replace. ahubwo bivuga kuwuhinduranya. mu yandi magambo, You replace your heart with another heart. urafata uwo mutima wawe usimbuza uwundi mutima. Which heart? ni uwuhe se ubwo? Let us go to the book of Philippians. reka tujye mu gitabo cya Filipi. Let's go to the book of Philippians chapter 2, Abafilipi igice cya kabiri verse 5. umurongo wa gatanu. Philippians chapter 2, verse 5. Abafilipi ibice bibiri umurongo wa gatanu. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. haranditse ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Now, Bible clearly says that receive the mind of Jesus Christ. That is how you can become the perfect righteous before God. ubu biri kubwira ngo akira umutima wa Yesu Kristo, nibwo waba umukiranutsi utunganye mu maso y'Imana. You do not have any chance, even the 1%, to do good, in the eyes of God. kubera ko mu maso y'Imana nta n'amahirwe rimwe ku ijana ufite yo gukora icyiza, Why? Because your heart is evil continually, completely spoiled. kuko umutima wari mubi gusa by'iteka ryose, wangiritse burundu. Your heart cannot be cured, cannot be fixed at all. ni umutima utasana, ni umutima utakira. That is why you needed to receive the new mind from Jesus Christ. rero ugomba kwakira umutima mushya uvuye kuri Yesu Kristo. You cannot love yourself. ntabwo wowe ushobora kwikunda And like you cannot love your neighbor as yourself. ngo ukunde na mugenzi wawe uko wikunda. You cannot love your enemy as yourself. nta nubwo wakunda umwanzi wawe nk'uko wikunda, Why? Because you love yourself. kubera ko uri umuntu wikunda gusa. But when you forsake this heart and receive the new mind from Jesus Christ, ariko ureka uyu mutima wawe ukakira umutima mushya wa Yesu Kristo, even though you are not able to love your neighbor as yourself and the enemy as yourself, nubwo hari umuntu utabasha gukunda mugenzi we nk'uko yikunda cyangwa akunda umwanzi we, but Jesus, who loves neighbor as himself, Yesu ukunda mugenzi we nk'uko yikunda, Jesus, who loves his enemy as himself, Yesu ukunda n'umwanzi we uko yikunda. when you receive that heart of Jesus in you, umunsi wakiriye umutima wa Yesu muri wowe, even you are able to live the same life of Jesus Christ. ubasha kubaho ubuzima nk'ubwa Yesu. How did Jesus love his enemy actually? ni gute Yesu yakunze abanzi be mu by'ukuri? Let us open to the book of Romans. mu gitabo cy'Abaroma, When we go to the book of Romans chapter 5, dusoma Abaroma ibice bitanu verse 8. umurongo wa 8. God hates sinners. Imana yanga abanyacyaha, God cannot, stay with the sinners. ntabwo ishobora guturana But here n'abanyabyaha. we can see that, but God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. ariko haranditse ngo ariko Imana
yerekanye urukundo rwayo dukunda bwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Nkanswe noneho ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye ntituzarushaho gukizwa umushinya w'Imana nawe. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. When we were still sinners, tukiri abanyabyaha, when we were enemies, tukiri abanzi the b'Imana, Bible clearly says Christ died for us. biravuga ngo icyo gihe nibwo Kristo yadupfiriye. Because we were enemies, we were sinners, we were supposed to be destroyed. Twari abanzi b'Imana, twari abanyabyaha, twagomba kurimbuka. But God demonstrated his own love, which is unconditional. Ariko Imana yaduhishije urukundo rwayo rutagira ikigombero. So by receiving that unconditional love from God, natwe iyo twakirwa urukundo rutagira ikigombero ruva ku Mana, because of that love, we are able to become the righteous. uru rukundo ruduhindura abakiranutse. Hallelujah. This is what Bible tells us. Iki ni cyo biri kutubwira. This is the love, unconditional love of God. Uru ni urukundo rutagira ikigombero ruturuka ku And Mana. actually, this is the grace God prepares for us. Ikindi ubu ni ubuntu Imana yatugeneye. God prepared this grace for everyone. Ubu buntu Imana yabugeneye abantu bose. God gives us this chance, this grace, this gift to each and everyone in this world. Twese Imana yaduhaye amahirwe, iduha impano abari mu isi bose. Why? Because God is a righteous judge. Kubera ko Imana ari umucamanza utabera, He is fair. rwose ikora ibintu bitarimo kubera. If God gave this chance to the people and did not give the others, Iyaba yarabihaye bamwe abandi ikabibima, we cannot call God the righteous judge. ntabwo twaba tukiyise ko ari umucamanza utabera. Why? Because He just selected some people and maybe gave His grace. Kuko yaba yarabereye abantu bamwe ikabatoranya ikabaha ubuntu. That is not fair. Ibyo rwose nta kuri kwaba But the Bible kubirimo. clearly says that Jesus Christ died for all people in the world. Ariko bivuga ko Yesu yapfiriye abantu bose bo mu isi. All people includes even the Christians, even non-Christians, the believers and non-believers. Abantu bose bivuza abakristo, abatari abakristo, abizera n'abatizera bose. Even churchgoers, even non-churchgoers. Abajya mu rusengero, abatajyayo. Regardless of our the conditions, regardless of our status, Jesus Christ died for everyone. Utitaye ku mimererwe y'abantu, Yesu yapfiriye abantu bose. Now we need to understand this relationship between the grace and the faith. Ariko tugomba kumva isanira hagati y'ubuntu no kwizera. Because some people say that God prepared the grace for us, that's why that we can just receive it and live as we want. Abantu bamwe baravuga bati Imana yatugeneye ubuntu, rero tugomba kubwakira kandi twabaho uko twishakiye. Everything is grace. Ibintu byose ni ubuntu. Faith is not important at all. Kwizera si ikintu cy'ingenzi. People say like that, but it is definitely wrong. Abantu bavuga gutya, ariko ibyo ni ibintu bipfuye rwose. I want us to go to the book of Ephesians chapter 2. Mureke tujye mu Befeso ibice bibiri. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Abefeso ibice bibiri umurongo 8 n'uw'icyenda. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Haranditse ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. By grace you have been saved. Ngo mwakijijwe n'ubuntu. We need the grace of God. Nibyo dukeneye ubuntu bw'Imana. Grace of God, it means the crucifixion of Jesus Christ. Ubu buntu bivuze uku kubambwa kwa Yesu. In order for us to receive the salvation, there must be the grace of Savior. Kugira tubone agakiza agomba kubaho ubuntu bw'udukiza. If there is no the grace of Savior,
iyo umukiza atagirira ubwo buntu ngo adukize, nobody could be saved. nta muntu n'umwe ashaka gukira. Suppose that you needed to be saved. Tekereza ukeneye gukizwa, It means that you are not able to come out of that the problem by yourself. kuba ukeneye gukizwa ni uko udafite ubushobozi bwo kwikiza icyo kibazo. At the time, what you need is the work of a Savior. Muri icyo gihe ukeneye umurimo cyangwa akazi gakorwa n'umukiza. But if a Savior is not willing to save you, Ariko nimba umukiza adashaka kugukiza, you can never receive salvation. ntushobora gukizwa nawe ngo ubone ako gakiza. That is why, in order for salvation to be accomplished, Kugira ngo rero agakiza gasozwe, there must be the work of a Savior, agomba kubaho akazi gakorwa n'umukiza, which is the grace. aricyo cyitwa ubuntu bwe. And then there must be the faith of the one who needs a Savior. Ariko hagomba kuba no kwizera kwa wa wundi ukeneye gukizwa. Because even if the Savior prepares the way of salvation for you, Kuko nubwo umukiza yaba aguteguriye uburyo bwo gukira, if one who needs to be saved does not believe it, nimba wowe ushaka gukira utizeye ubwo buryo bwe, even if the salvation is prepared, but you are not able to receive that salvation. nubwo waba wategura ako gakiza ntubasha kugenda ngo ugashyikire. Suppose that there is a one rich man here, Tekereza nk'aho dufite umukire he made an announcement. agatanga itangazo Tomorrow at 3 a.m., 3 in the morning, ati ejo saa 9 z'urukerera, anyone who come to my house, I will give you $100. uzaza iwanjye muri urwo rukerera, uwo ari we wese nzamuha amadolari 100. And he prepared a lot of $100 note. Agategura inote nyinshi z'amadolari 100. Whom do you think can receive that money? Mutekereza hari indi uzazindukirayo ngo afate ayo mafaranga? One who believes in his word, Ni wa wundi wizeye ijambo ry'uwo mukire, whether he has a doubt or not. yaba ashidikanya cyangwa atanashidikanya. Oh, let me go to his house. Igihe avuze ati reka njye mu rugo rwe, One who goes to that house, his house, mu gihe agiye mu rugo rwe, one who goes to that house of that rich man, ugeze muri urwo rugo rw'uwo mukire wese, if I go to his house, he said that he will give me $100. abayize rya jambo ngo yavuze ngo ningiwe arama inote y'ijana y'amadolari. One who believes in the word of that the person, he can receive $100. Uyu rero wizera ijambo ry'uwo muntu azagenda kandi yakira iryo jana ry'amadolari. Jesus Christ that died for our sins. Yesu yapfiriye ibyaha byacu. God prepared this salvation for us. Aka gakiza Imana yakaduteguriye twese. Now he said that you believe in this point. Yaravuze ati bimubyizere, You believe in these works of Jesus Christ. mwizere iyi mirimo ya Yesu Kristo. Jesus Christ, he took all of our sins Yesu yafashe ibyaha byacu twese, and he died at the cross. abipfira ku musaraba, And Jesus said that it is finished. aravuga ngo birarangiye. And God says, I don't remember your sins and your lawlessness anymore. Imana nayo iravuga ngo sinzongera kwibuka ibyaha byanyu n'ubugome bwanyu On ukundi. God's side, God completely prepared this salvation. Mu ruhande rw'Imana yaduteguriye aka gakiza kuzuye. That's why here the Bible says, by grace you have been saved. Niyo mpamvu bivuga ngo mwakijijwe n'ubuntu. However, there is another part, that through faith. Ariko hari akandi gace kavuga ngo kubwo kwizera. It means that those who believe in that works of Jesus Christ, Bivuze ko abizera imirimo ya Yesu Kristo yo bose, when the faith of the one who need to be saved and the grace of a Savior meet together, iyo uku kwizera kukizwa na bwa buntu bw'umukiza bihujwe, that is when this works of salvation is accomplished. icyo gihe wa murimo w'agakiza usozwa muri uwo muntu. Some people say that everything is grace, so we do not need even faith. Aravuga bati ibintu byose ni ubuntu, rero kwizera ntacyo kumaze. But as I explained to you, the faith and the grace, they are like the bundle, they are like mate. Ariko nabibabwiye ko kwizera n'ubuntu ntabwo bitandukana, bigenda ari pere. It is impossible for you to understand the grace and the faith separately. Kubera ko ntabwo wakumva ubuntu
ukuyeho kwizera. Why? Because the grace and the faith, they are like partners. Kubera ko kwizera n'ubuntu ni imbumbe. Are we together? This is important. Ibi ni iby'ingenzi. Today, I read the book of Matthew, chapter 22. Uyu munsi nabasomeye Matayo ibice 22. Now, here, there is a king who arranged the marriage for his son. Hano hari umwami wateguye ubukwe bw'umwana we. What is the point of the grace in this story? Ese ubuntu tubonera muri iyi nkuru ni ubuhe? Now you see the king prepared everything for the people whom he invited. Umwami yateguye ibintu byose abitegurira abo yatumiye. And he invited the people. We icyo yakoze ni ukubatumira You gusa. come to the wedding of my son. Aravuga ati muze mu bukwe bw'umwana wanjye. Don't worry, everything is ready. Kandi ntimugire impungenge, ibintu byose nabiteguye. We shall read verse 4. Dusome umurongo wa 4. Matthew chapter 22 verse 4. Matayo 22 umurongo wa 4. Again he sent out other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen, and the fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. Arongera atuma abandi bagaragu ati mubwire abatowe muti dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguwe muze mu bukwe. Everything is ready. Byose byiteguwe. Everything was prepared by the king. Byose n'umwami wari wabyiteguriye. What kind of things or contributions did these, the invitees they are supposed to prepare? Ese abatumirwaga n'iki nk'inkunga bagombaga gutegura? Nothing. No contribution was needed. Na kimwe nta nkunga yabo yari ikenewe. Why? Because everything was prepared by the king. Kubera ko ibintu byose byari byiteguwe n'umwami. What they are supposed to do is to just come. Icyo bari bakeneye ni ukuza gusa. The problem is they refused. Why? Ikibazo baranze kubera iki? The reason why they refused, Icyabateye kwanga verse 5, kiri mu murongo wa 5. but they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business. Haranditse ngo maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye ndajya mu rutundo rwe. The reason why these people they refused the king's invitation, Icyatumye ababanga ubutumire bw'umwami it is because they had their own things. nuko bari bafite ibintu byabo bwite. Actually, this idea that I have my own, this was completely wrong. Iki gitekerezo cyo kumva ko hari ibyabo bwite bafite ubwacyo cyari gipfuye. Because without the king's grace, they were not able to have their own. Kubera ko hatabayeho ubuntu bw'umwami nta kintu na kimwe bagatunze. Because without the protection of king, it is impossible for them to have their own. Umwami atabarinze nta kintu batunga. Let us link this story with the book of Genesis, this story of Abraham and Lot. Mureke duhuze ibi ngibi n'inkuru ya Aburahamu na Loti. Lot went with the Abraham. Loti yajyanye na Aburahamu. Right? Lot followed Abraham. Yakurikiye Aburahamu. God blessed Abraham. Imana iha umugisha Aburahamu. But because Lot followed Abraham, he was able to receive the blessing through Abraham. Kubera ko Loti yari yakurikiye Aburahamu, iyo migisha nawe yayigabanyeho. So this blessing was supposed to be, the Abraham's, but since the Lot joined him, he was able to receive the blessing through Abraham. Yari imigisha yahawe Aburahamu, ariko kubera ko Loti nawe yari yiyunze kuri Aburahamu, iyo migisha nawe yayibonagaho. However, Lot began to think that it's my own possession. Nyuma Loti yatangiye gutekereza ngo uyu ni umutungo wanjye. Because of that thought, he was separated from Abraham. Iki gitekerezo cyamuteye gutandukana na Aburahamu. He departed from Abraham because of the thought that, what I have is mine. Yasize Aburahamu kubera gutekereza ngo ibyo mfite ni ibyanjye. Actually, who did this? The first. Ese ubundi bininde wabikoze mbere y'abandi? That was the Lucifer. Ni Lusoferi. Lucifer received the wisdom from God, beauty from God, perfection from God. Lusoferi yarakiriye ubwenge bw'Imana, ubwiza bw'Imana n'ubutungane bw'Imana. He exalted himself with this idea that I have a beauty, I have the wisdom, and I have the perfection like God. Ariko umunsi umwe yaje kwibeshya aravuga ngo mfite ubwenge, mfite ubwiza n'ubutungane nk'uko Imana ibifite. Even though the Lucifer had that beauty and the perfection and wisdom, but he was supposed to remember that
he received everything from God. nubwo rusufero afite ubwiza afite ubutungane n'ubwenge yagombaga kwibuka ko yabyakiriye biva ku mana. It was the grace of God. bwari ubuntu bw'imana. In the beginning, probably the Lucifer believed God. That's why he received. birashoboka ko bigitangira rusufero yizeraga imana ariyo mpamvu yabyakiriye. He was appointed as an archangel. yari yarashyizweho nka marayika ukomeye, But he exalted himself. yaje kwishyira hejuru. I will be like the Most High. ati nanjye nzaba nk'isumba byose. And he became corrupted. ko niko yangiritse, This is how he became Satan. niko yaje kuba And satani, he was separated from God. atandukanwa n'imana As Lot was separated from Abraham. nk'uko loti yatandukanyijwe na aburahamu. As these people, even though they received every grace from the king, nk'uko aba bantu nubwo bari barakira ibintu byose ari ubuntu bw'umwami, even though everything they had is because of the king's protection, nubwo ibyo bari bafite byose byaturukaga mu burinzi umwami these abarinda, people, they forgot everything and they took theirs as theirs. bibagiwe ibyo byose, ibyo batunze babyita ibyabo. I have my own farm. bati njye mfite rwose ibiraro I byanjye, have my own business. This is mine. undi ati mfite urutundo rwanjye, ubu bugenza Now n'ubwanjye. here we can see the king sent the army, ariko ngo umwami yohereje ingabo, destroy everything. arangije arimbura ibintu byose. Why? kubera iki? Because they refused grace. kubera ko banze ubuntu bwe. Grace is not like an accessory. ntabwo ubuntu ari ikintu cyiza, ari inyongera. Grace is not something that it is good to receive and it's okay not to receive. ubuntu si ikintu wakira cyangwa ngo ureke kucyakira bibe ntacyo bitwaye. If you do not receive the grace of a Savior, igihe utakiri ubuntu bw'umukiza, if you do not believe in the grace of a Savior, igihe utizeye ubuntu bw'umukiza, what remains for you is destruction. ikiba kigutegereje ni ukurimbuka. That's why, that Jesus said, niyo mpamvu yesu yavuze ati you preach the gospel. mubwirize abantu ubutumwa bwiza, Those who believe, they will be saved. abizera bose bazakizwa, Those who do not believe, they will be condemned. ariko abatizera bazacirwaho This iteka. is what Bible clearly said. ibi ni byo biri tubwira kandi yeruye. Now, these first categories of the people, they refused the king's invitation. iri tsinda rya mbere ry'abantu banze ubutumire bw'umwami. Actually, these people, they represent the Israelites. aba rero bahagarariye abisirayeli. And now the king decided to send his servants to invite another category of the people, umwami yohereje abagaragu be ngo bajye gutumira irindi tsinda ry'abantu, those whom these servants they meet on the street. ngo bagomba guhura nabo mu mayira. Even there is no condition, nta kintu cyasabwaga. both bad and good. abeza muri bo n'ababi bose, Whoever they meet on the street, uwo bagomba guhura nawe wese ku they muhanda just invite these people, mu nzira nyabagendwa bagomba kumutumira, and they were able to join this wedding. akaza mu bukwe. Now it is talking about the Gentiles like us. iki gice kiba kivuga kuri twebwe abanyamahanga. We have no condition, even we are not chosen people. ntabwo twari abantu batoranyijwe, However, by the works of Jesus Christ, ariko kubw'imirimo ya yesu by the kirisito, grace of a Savior, kubw'ubuntu bw'umukiza, we are able to get this opportunity to receive salvation, to enter the king's, the party. twahawe amahirwe yo kwakira agakiza tukinjira mu bukwe bw'umwana w'umwami. It has nothing to do with our condition. nta hantu bihuriye n'uko tumeze, It is only by the grace of a Savior. bishingiye ku buntu bw'umukiza gusa. And we are able to receive salvation by believing in that fact. uko niko twakira agakiza kubwo kwizera uko kuri. Jesus Christ died for our sins. yesu yapfiriye ibyaha byacu, And Jesus said, all sins, for sin of the world. aravuga ngo ibyaha by'abari mu isi bose. But there are still so many people who live with sin, with condemnation. Why? ariko hari abantu bakibana n'urubanza rw'ibyaha kubera iki? Because of their unbelief. biterwa no kutizera kwabo. I want us to read the 2 Thessalonians, reka dusome urwa kabiri rw'abatesalonike, book of 2 Thessalonians chapter 1, urwandiko rwa kabiri rw'abitesalonike igice cya mbere, verse 8 and 9. ngo umunani w'icyenda. Let us read what kind of people they go to hellfire. reka twitegereze ni bantu ki bajya mu rutazima. Because according to the Bible, all
sin of the world are already paid by the blood of Jesus. ugendeye kuri bibiliya icyaha cy'abari mu isi cyishyuwe n'amaraso ya yesu. Yeah, we are all, ready to receive this grace actually. twese rwose twagenewe ubuntu, This grace is open to everyone in this world. buri wese bumuri imbere. However, still so many people they go to hellfire. Why? ariko n'ahandi hari abajya mu muriro utazima. ese ni ukubera iki? Verse 8. Murongo w'umunani. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya mbere umurongo w'umunani haranditse ngo hagati y'umuriro waka hahora inzigo abatamenya Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Those who do not know God, it means that those who are not willing to learn who God is. abatamenya Imana bivuze ngo ba bandi badakeneye kumenya Imana iyo ari yo. Why? kubera iki? You see that if you see God and if you are willing to know who God is, you have the Bible and you are able to learn who God is exactly. uramutse wifuza kumenya Imana iyo ari yo, hari bibiliya wakize ugashishikazwa no kumenya Imana iyo ari yo. Suppose that you want to know the phone number of maybe one person. reka twibaze ko hari nimero ya telefoni y'umuntu runaka ushaka kumenya. Even though you may not know right now, nubwo waba utayizi, if you are willing to know the number of that person, uramutse ushaka kuyimenya, you could find a way to to search the way to get his number. uzashakisha inzira zose zishoboka ngo ubone nimero ye. You could ask the others. uzabaza abantu, Maybe you could check even the internet. ushobora no kureba rwose kuri murandasi. But if you are not willing to know, if you have no interest or if you have no curiosity, you will never know a phone number of that person. ariko nimudashishikajwe no kumenya nimero ya telefoni y'uwo muntu uzarinda upfa utayimenye. Those who do not know God abatazi Imana rero and those who do not obey the gospel of Christ, ngo n'abatarumviye ubutumwa bwiza, they are destroyed. abo bose bazarimbuka. Verse 9. Murongo w'icyenda. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. haranditse ngo bazahanwa igihano kibakwiriye ari cyo kurimbuka ku iteka ryose, bakoherwa ngo bave imbere y'umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze. Those who do not believe in the gospel of Christ, abatizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, those who do not believe, abatizera they shall be put in the everlasting destruction. aba bose bazarimbukira mu muriro utazima. Your brothers and sisters, God is calling you and God is inviting you each and every moment. bavandimwe, Imana ikomeza kubahamagara buri kanya kose. Did you receive his invitation? ese wakira ubutumire bwayo? Yes, you received his invitation for your salvation, for the remission of sins. bishoboka ko wakira ubutumire bw'Imana kubw'agakiza, kubw'imbabazi z'ibyaha. What about after that? nawe se nyuma yaho God continuously invites you Imana ikomeza kugutumira so that you may live by faith. ngo ubeho kubwo kwizera, You can step forward by faith. ujye utera intambwe uyobowe n'uko kwizera, Preach the gospel. ubwiriza ubutumwa You bwiza, can experience the works of God. ubone imirimo y'Imana mu buzima You can bwawe, live for the gospel. ubeho kubw'ubutumwa bwiza. And many people refuse his invitation. hari abantu benshi banga ubutumire bw'umwami. I really hope that our brothers and sisters listen to God carefully. niringiye ko bene data mwatega amatwi Imana mwitonze, Because he sends you his invitation each and every moment. Buri- Every day. buri munsi Imana iguha ubutumire bwayo. And then you believe and step forward by faith. ujye wizera ubwo butumire bw'Imana, utera intambwe imbere uyobowe no kwizera, And you'll be able to experience the works of God. nakabuza uzabona imirimo y'Imana ikomeye. Let's pray. dusenge. Dear Heavenly Father, we thank you.
ndetse mwiza wo mu ijuru turagushimye You have given us this precious moment. waduhaye umwanya mwiza Today we learned the relationship between grace and faith. uyu munsi twize isarira hagati y'ubuntu no kwizera Really, Father, many people, they take the grace for granted. ni ukuri abantu benshi ubuntu barabukerensa Many people make light of it. hari ababukerensa rwose That is why, even though God prepared the amazing grace for us, but they refuse. niyo mpamvu nubwo imana yaduteguriye ubuntu butangaje ariko abenshi barabwanze Allow our brothers and sisters to receive this grace by faith so that they can experience the works of God in their lives. twemere na bene data kwakira ubuntu kubwo kwizera kugira ngo babone imirimo y'imana ikomeye ikorerwa mu buzima bwabo Father, we thank you. data turagushimye I pray everything in the name of Jesus. byose mbisabye mu izina rya yesu Amen. amen Thank you very much. murakoze cyane